Haleluya bene data, Imana ni ishimwe. Nitwa Ndacyayisenga Jean de Dieu, ninjye tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Mana nkuru turagushimiye, icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru no mu bantu bawe mwami. Waravuze ngo ntawe muzagisangira kandi mwami Imana yacu uri uwo kubahwa. Tugiye kuganira ijambo ryawe, bana natwe muri iri jambo, ureke mwami iri jambo ridukizanye n'abaryumva bose, kandi uhe umugisha ubwoko bwawe Mana buri bwumve iri jambo n'abandi bari buryumve. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ni ishimwe cyane, dushimiye Imana ikiturinze, dushimiye Imana ikitwongereye iminsi yo kurama, dushimiye Imana itaradukuyeho ikiganza cyayo, dushimiye Imana kubw'ubuntu bwayo bwatuzengurutse, tukaba tukiri bazima ikaba itwongereye iminsi yo kurama. Ntihabwe icyubahiro, niyo gushimwa, niyo gupfukamirwa. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Oh haleluya! Yahozeho, iriho kandi izahoraho. Ni Imana yacu bwite. Hahirwa abantu bayihungiraho, hahirwa abantu babana nayo amanywa na nijoro, hahirwa abantu bayiringira nayo ikababera ibyiringiro. Imana ni ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Munyemerere muri aka kanya, oh haleluya, turirimbane kano karirimbo. Ni akaririmbo k'agakorasi gatoya ariko kanejeje cyane. Haleluya. Nzirata umusaraba, oh nzirata amaraso ya Yesu, 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 nzirata umusaraba, oh nzirata amaraso ya Yesu. Imana ni ishimwe cyane kandi Imana nibaha umugisha. Mbere y'uko tuza gusoma ijambo ry'Imana, munyemerere mbabwire ibintu kubw'uyu muririmbyi yaririmbye. Aravuga ngo nzirata umusaraba, kandi nta kindi nzirata, nzirata amaraso ya Yesu. Imana ishimwe kubw'umusaraba wa Kristo. Hari ibintu twaboneye ku musaraba bitatu nshaka kubabwira bikomeye cyane mbere yuko tuza kwinjira mu ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Ikintu cya mbere ni uko turi abana b'Imana. Haleluya, Imana ni ishimwe. Kubw'umusaraba twabaye abana b'Imana isumba byose. Yohana aravuga ngo kandi uko niko turi, ngo icyakora uko tuzasa ntago turerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa nzi ko tuzasa nawe. Ni ukuri ku musaraba twahakuye izina ry'uko turi abana b'Imana. Tugenda turi abana b'Imana, tuvuga turi abana b'Imana, turyama turi abana b'Imana, dukora turi abana b'Imana. Uko tugenda turi abana b'Imana, tugendana identity y'uko turi abana b'Imana. Imana ni ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ku musaraba wa Yesu hari ikindi kintu umusaraba wakoze gikomeye cyane. Ku musaraba twahakuye network y'iteka ryose, full network. Haleluya. Aho tugendana connection turi mu isi ariko dufite connection n'ijuru. Imana ni ishimwe. Yo haleluya, tubasha guhamagarana n'ijuru, tuvugana n'ijuru kuko iminara yacu irakominikana n'ijuru kubw'umusaraba wa Yesu. Imana ni ishimwe. Ikindi kintu twavanye ku musaraba, twahavanye ubutware. Twahavanye ubutware, twaherewe byose. Twahavanye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Twaherewe ubutware bwo kurambika ibiganza ku batwaye
twahaye bigakira, twaherewe ubutware, haleluya, twaherewe amahoro yayandi yo mu mutima, twaherewe ubukire, twaherewe ubwiza, twaherewe icyubahiro, twaherewe kugubwa neza, ku musaraba twahavanye ibintu byose. Imana nishimwe kubw'umusaraba wa Yesu. Muririmbyi araririmba ngo nzirata umusaraba kandi nzirata amaraso ya Yesu. Imana nishimwe kandi Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Munyemerere twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Turasoma mu gitabo cy'imigani ibice bine n'umurongo wa 23. Haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi birindwa kuko ariho iby'ubugingo bukomoka. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9. Haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Imana itugirire neza. Ijambo nahaye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kurinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana itugirire neza. Kurinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Umuntu ashobora kwibaza impamvu ki kurinda umutima, ariko reka mbanze mbabwire ku kintu kijyanye no kurinda. Ntabwo ushobora kurinda ibintu bidafite agaciro. Umuntu arinda ikintu bitewe n'agaciro gifite. Iyo nta gaciro, nta n'impamvu yo kurinda. Impamvu Imana yavuze ngo dukwiriye kurinda umutima kurusha ibindi birindwa, kubera iki? Kubera impamvu tugomba kurinda umutima kurusha ibindi birindwa. Hari ibintu birindwi byerekeranye n'umutima, ari nayo mpamvu ukwiriye kubimenya ukabisobanukirwa neza, ukawurinda kurusha ibindi bintu byose urinda. Mu buzima Imana yaguhaye, mu mibereho ufiteho, kuko wamenye Imana, ukwiriye kumenya impamvu ukwiriye kurinda umutima wawe kuruta ibindi bintu birindwa. Ibintu birindwi, ikintu cya mbere ni uko mu mutima wawe niho Imana itura, niho Imana iba, niho Imana iruhukira, niho Imana ikorera imirimo, niho Imana yiyerekanira nk'Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ukwiriye kurinda aho hantu Imana iba. Ahantu abayobozi baba baraharinda cyane ku buryo baba barinze inshingano kubera ko hari ibintu by'agaciro. Ukwiriye kurinda umutima wawe kurusha ibindi birindwa kuko ariho Imana itura. Ikintu cya kabiri, impamvu ukwiriye kurinda umutima kurusha ibindi birindwa, ni urusengero rw'Imana. Mu rusengero rw'Imana niho umuntu aganirira n'Imana, niho umuntu avuganira n'Imana, niho umuntu akominikirana n'Imana, niho umuntu yongera kugirana ubusabane n'Imana. Urusengero mu mutima wawe ni urusengero rw'Imana, ukwiriye kururinda kurusha ibindi bintu birindwa. Imana nishimwe. Imitima ni insengero z'Umwuka Wera, ni insengero z'Imana, ukwiriye kururinda. Ikintu cya gatatu, niho iby'ubugingo bukomoka, niho iby'ubugingo bibarizwa, niho ibintu byose bitunga umutima, bitunga ubugingo, bifasha umuntu gukomera, bifasha umuntu kwirinda, bifasha umuntu kwizera, bifasha umuntu komatana n'Imana, bifasha umuntu kubana n'Imana, byongeramo umuntu imbaraga, bikomeza umuntu agakomera muri runo rugendo. Nuko arinda umutima we kurusha ibindi birindwa, kuko ariho ibituma akomera, ibituma akomeza urugendo, ibituma yubaha Imana, ibituma abana n'abantu neza, ibituma akomeza gukiranukira Imana, niho bituruka, ni mu mutima, nta handi. Niho iby'ubugingo bukomoka, niryo jambo twasomye. Imana nishimwe. Ikintu cya kane, Imana ishimwe,
niho hari itumanaho ryose rihuza umuntu n'Imana. Imana nishimwe, furu netiwaka, niho hari kominikasiyo yose n'Imana ibera mu mutima. Niyo mpamvu dukwiriye kuharinda. Niho hari kominikasiyo, niho hari netiwaka. Nta handi hantu wahamagarira Imana, nta handi hantu wavuganira n'Imana ukeretse mu mutima. Imana nishimwe. Ikindi kintu cya gatanu, niho hari ikibuga mpuzamahanga hagati y'Imana n'umuntu. Imana nishimwe, niho abamarayika bururukira, niho abamarayika bamanukira, niho abamarayika. Imana nishimwe, nicyo kibuga mpuzamahanga gihuza Imana n'umuntu. Imana nishimwe. Ikintu cya gatandatu, niho hari urwego rugana mu ijuru. Imana nishimwe. Oh, haleluya! Niho rwa rwego rushinze abamarayika bamanukiraho. Imana imanukira ije kureba umutima w'umuntu no kuvugana n'umuntu no kumukomeza no kubana nawe. Niho rwa rwego ruri. Imana nishimwe. Ikindi kintu cya karindwi, niho ibitekerezo by'Imana byose bicurirwa. Imana nishimwe. Ibitekerezo byo kubaha Imana, byo kubana n'Imana, byo kugendana n'Imana, byo gukorera Imana, byo kugira neza abantu, ibyo byose niho bicurirwa. Imana nishimwe. Niyo mpamvu ukwiriye kurinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa. Ukwiriye kurinda umutima wawe kuko hari iby'agaciro. Imana hashyize iby'agaciro. Imana hashyize ibintu bikomeye cyane by'agaciro. Ukwiriye kubirinda. Imana nishimwe. Umwami nashimwe. Kugira ngo ubashe kurinda umutima wawe, hari ibintu ukwiriye kurinda. Imana nishimwe. Ukwiriye kurinda imiterere yawe, uko uteye, uko uvuga, uko ukora, uko utekereza, uko witwara. Ukwiriye kubirinda. Ukwiriye kurinda amarangamutima yawe. Amarangamutima yawe akaba ari amarangamutima anezeza Imana. Amarangamutima yawe akaba ari amarangamutima ari mu bitekerezo by'Imana. Amarangamutima yawe akaba ari amarangamutima ashyira imbere ubwami bw'Imana. Amarangamutima yawe akaba ari amarangamutima, haleluya, aturuka muri bya bitekerezo bicuriwe mu bumana. Imana nishimwe. Ikindi kintu ukwiriye kurinda cyane, ukwiriye kurinda ibitekerezo byawe. Ntibyarukomeza utekereza Imana, ukwiriye ibitekerezo byawe kubirinda, bigatekereza mu mashimwe, bigatekereza mu by'Imana yakoze, bigatekereza uburyo Imana ihambaye, bigatekereza uburyo Imana ishoboye, bigatekereza uburyo Imana, haleluya, yaturemye, bigatekereza uburyo Imana ihindura amateka, bigatekereza mu ijambo ry'Imana, bigatekereza atari gutekereza ibibi, ahubwo ugahora utekereza ibintu byiza byubaka. Imana nishimwe. Ikindi kintu, kurinda umutimanama wawe. Umutimanama wawe ugahora utekereza ibyiza, ugahora wibwira ibyiza, ugahora ugambirira ibyiza, ugahora ugambirira kugirira neza abantu. Imana nishimwe. Kandi Imana izagushoboza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mwami nashimwe. Imana itugire. Ngana ku musozo, munyemerere nkubwire ibintu ukwiriye kwirinda. Ni ibiki wakwirinda kugira ngo urinde umutima wawe? Ukwiriye kwirinda intekerezo mbi, intekerezo zipfuye, intekerezo zo kutizera. Ukwiriye kuzirinda mu izina rya Yesu. Ukwiriye kwirinda ubwoba buturuka ku badayimoni. Ukwiriye kwirinda ubwoba buterwa n'ubuzima. Ukwiriye kwirinda ubwoba buterwa ngo ejo bizagenda gute. Ukwiriye kwirinda ubwoba buterwa no kutizera, no kudakunda Imana, no kutayitunganira. Ukwiriye kwirinda ibyaha n'ibicumuro, bya bindi by'inyongo bizabugingo ukabyirinda. Ukwiriye kwirinda ingeso mbi. Ukwiriye kwirinda imvugo mbi. Ukwiriye kwirinda ibikorwa by'urukozasoni. Ukwiriye
kwirinda ikintu cyose cyagutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ukwiriye kurinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bukomoka. Hari ibintu by'agaciro birimo, ibintu birindwi nababwiye byabanjije, niho Imana iba, ariko Satani nawe aba ari kuharwanira, aba yifuza kubamo, aba yifuza ko umuntu yaba mubi, aba yifuza ko umuntu yareka kubaha Imana akagendera mu bitekerezo bya dayimoni. Ariko Imana ishimwe yuko iri jambo rije ngo turinde imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa. Munyemerere bene data, mureke dusenge Imana, twinginga Imana kugira ngo yongere itugirire neza. Ariko mwene data, mbere yuko dusoza ndakwinginze, icyampa umutima wawe ukuzura ibyiza byose Imana yagukoreye, n'ibyo yaguhereye muri Kristo Yesu, akaba ari byo wibwira ku manywa na nijoro, ukuzura urukundo ruva ku Mana, haleluya, rutarobanura ku butoni, rutagira abo ruheza, urukundo rukunda abantu bose, urukundo rugira neza, urukundo rwihangana, urukundo rukora byose, ikindi ugatunga amahoro atangwa n'Imana, aturuka mu butumwa bwiza bwa bundi twakiriye. Akanwa kawe kakuzura indirimbo z'amashimwe n'ibihimbano by'umwuka wera, umunwa wawe ukavuga ibyiza, ururimi rwawe rukavuga ibyiza, ururimi rwawe rukavuga ibinezeza Imana, ururimi rwawe rukavuga ibintu bihesha izina ry'Imana icyubahiro. Ibyo ni byo nkwifuriza, nanjye nibyo nifuriza. Reka dusenge Imana bene data. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, mwongere mugire imitima irinzwe, mwongere mugire imitima irinzwe, mwongere murinde imitima yanyu kurusha ibindi birindwa. Ntabwo tuzi igihe Yesu azazira, ntabwo tuzi umunsi azazira, ahari yaje ejo, ahari yaza mu gitondo, ahari yaza uri mu kazi, ahari yaza uri mu kuririmba, ahari yaza uri mu rusengero, ariko se yaza umutima wawe wararinzwe nk'uko ukwiriye kurindwa. Rinda umutima wawe kuko harimo iby'agaciro, Imana yabitsemo iby'agaciro. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho. Mana nkuru turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana itwitaho, uri Imana iturwanirira, uri Imana iba mu ruhande rwacu. Girira neza ubu bwoko bwawe, rinda imitima yabo kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bihishwe. Iyo harimo Mwami Imana imitima yarinzwe, abantu bagira imbaraga z'umwuka wera. Iyo imitima yarinzwe abantu barakomera, iyo imitima yarinzwe abantu bagira ibyiringiro, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo no kuri urya munsi ntabwo bazatungurwa, kuko bazaba bararinze imitima yabo. Urakoze Mwami, turagushimiye. Ubwoko umugisha ubwiteho kandi uburwanire ku manywa na nijoro, ndetse ubukorere ibirenze no muri iki gihe Mana. Mwami Mana yacu, buri muntu wese ari kwirwanaho, ukomeze ubagire neza, urinde imitima yabo. Urakoze Data, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.